Bibiliya yera itangirira igice cya 32. Labani azinduka kare mu gitondo asoma abuzukuru be n'abakobwa be abasabira umugisha. Labani aragenda asubira iwabo. Abamarayika b'Imana babonekera Yakobo. Yakobo akomeza urugendo, abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo ababonye aravuga ati, aba ni umutwe w'ingabo z'Imana. Yitaho hantu Mahanayimu. Yakobo atuma intumwa ngo zimubanzirize zijye kwa Esawu mwene se mu gihugu cy'i Seyiri mu ishyamba rya Edomu. Arabategeka ati, muzabwire databuja Esawu muti, umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ageze ubu, kandi mutafite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja. None adutumye kuza kubikubwira databuja kugira ngo akugirireho umugisha. Intumwa za Yakobo zimubwira yuko Esawu aza. Izo ntumwa zisubiraho Yakobo ari, ziramubwira ziti, twageze kuri mwene so Esawu kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400. Yakobo aratinya cyane, ahagarika umutima. Abantu bari kumwe nawe n'imikumbi n'amashyo n'ingamiya abigabanyamo imitwe ibiri. Ati, Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura, usigaye wakira. Kandi Yakobo arambaza ati, Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka ntiwambwiye uti, subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza? Ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani iyi mfite inkoni nsa, none mpindutse imitwe ibiri. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko mutinya ngo ataza akanyicana n'abana na ba nyina. Nawe warambwiye uti, sinzabura kukugirira neza, nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika. Aharara iryo joro, yenda ku byo yari afite ngo abihe Esawu mwene seho impano: ihene z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'intama z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'ingamiya z'ingore 30 n'imicanda yazo yonkaga, n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10. Abiha abagaragu be umukumbi wose ukwawo. Arababwira ati, nimujye imbere mujye mushyira intera hagati y'umukumbi n'undi. Abwira ugiye imbere ati, Esawu mwene data nimuhura akakubaza ati, uri uwande kandi urajya he, kandi n'ibyo ushoreye ni ibyande? Maze umubwira uti, n'iby'umugaragu wawe Yakobo, ni impano uhawe databuja Esawu, kandi dore nawe ari inyuma yacu. Maze abitegeka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati, aba ariko mubwire Esawu nimumubona, kandi muti, dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu, kuko yibwiye ati, ndamwuruza impano zingiye imbere, maze nyuma tubonane, ahari aranyemera. Nuko izo mpano zimujya imbere, ahararana iryo joro n'umutwe w'abantu be. Yakobo akirana na marayika w'Imana. Abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Arabajyana, abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure kuri utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yitaho hantu Penuweli ati, ndebesheje Imana amaso sinapfa. Izuba rirasa akirenga Penuweli, acumbagizwa n'ikibero cye. Ibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umutsi wo kwitako uri ku kibero na bugingo n'ubu, kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo.